ntawe undeba ntawe mfitiye impuhwe. Abantu mwese muri abagome bro, mwarambabaje mpamvu nta n'umuntu nizera. Ngiye mbabazwa ikintu cya mbere nicuza mu buzima ni ukwizera umwana w'umuntu. Kuri Jackie kugeza uyu munsi umutima nturi gusobanura amagambo kubera amaganya wusobetse. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga uko bukeye nuko bwije ari kumvikana amajwi atandukanye atabariza uyu mwana w'umukobwa ubabazwa n'umubiri, aho amaze igihe kitari gito ku gasambi aremejwe n'uburwayi butigeze bumenyekana, cyane ko ibyuma by'abaganga bitigeze bibona uburwayi buzonze uyu mwana w'umukobwa. Ibintu byatumye n'abavuzi gakondo bitabazwa, bajomera bagasanga ngo yararuzwe n'abo mu muryango we bapfa imitungo, nyamara ibyo bigasa no gukora ubusa kuko ntacyo bamumariye ngo akire, ahubwo bakamucucura utwe gusa. Abasengana musengera uyu mwana w'umukobwa kuko usibye kuba babazwa n'umubiri ari na nyakamwe wipapa kanimama kuko adafite wo kumukurikirana ngo amuhe care zitandukanye indembe nkawe zikenera. Ngo mubyumve neza, Jackie ni nyakamwe, nta muntu n'umwe muri famiye yiwe umukurikirana. Urigeza ko n'umuntu ushobora kuba yamukurira amazi akamujyana muri dushe bisaba kumwishyura. Ndabizi ni byinshi urimo kwibaza ku buzima bwe, uburyo yisanze ntawe ukuririra afite, ubuzima bushaririye yanyuzemo n'ibindi byinshi bimwerekeyeho bijyanye n'ubuzima bwe bwite. Ibyo byose bikubiye muri iki cyegeranyo kigaruka ku nkuru y'ubuzima bwe kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi wa none. Nge nitwa Obedi Rugwiro. Ibuka gukanda subscribe kuri uyu muyoboro niba utarabikora, nukunda iyi video kandi ukande like. Ikaze. Yitwa Usanase Sharon, niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Yavukiye Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu Usanase Sharon mureba ngo ntigeze agira amahirwe yo gucirgera ababyeyi be kuko bapfuye akiri muto cyane. Avuga ko yamenye ubwenge agasanga ari mu biganza bya nyirakuru ubyara se ari umurera. Bitewe nuko muri urwo rugo hari murumuna wa se, Jackie yarazi ko nyirakuru na murumuna wa se ari bo babyeyi be kuko atari yagaciye akenge. Ajya kumenya ko abamureraga batari ababyeyi be byaciye muri uwo murumuna wa se, ubwo Jackie yamuhamagaraga ati papa, undi akamusubiza ati wacyana ntukanyite papa wawe, ntabwo ndi so wakubyaye, ndetse ngo akamukubita urushyi. Kuva uwo munsi nibwo yatangiye kumenya ko adafite se, atangira kubaza nyirakuru aho saba ariko nta mukuri kuzuye. Ubwo yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, nyirasenge waga muri Canada yigeze kuza mu Rwanda, asanga Jackie ni wa mwana w'umukobwa wabikaga uduceri, akigurira isabune yo gufura uniforme, akabika amafaranga yo kwiyogoshesha, akabika amafaranga yo kugura inkweto n'ibindi. Sibyo gusa kuko yaje gusanga ahohoterwa bikomeye n'abamureraga, ababwira ko nibongera kumuhohotera azabafungisha inkoni abaraziruhutse. Icyo gihe kandi nibwo yaje kumenya ukuri kwerekeye ababyeyi be binyuze muri uwo nyirasenge, nyuma yo kumubwira ko nta babyeyi afite kuko bose bapfuye. Nk'uko yumvikanye abigarukaho mu kiganiro yagiranye na Yago TV show, yavuze ko papa we yakoraga mu nzego z'umutekano ariko nyuma aza kugambanirwa aricwa. Nanjye data wanjye yarakirwanya ariko nibabuze kumugambanira ngo bamwice mani mukanera iseseme bro. Komera Jackie. Uwo nyirasenge wa Jackie yaje gusubira muri Canada, atangira kujya yohereza Jackie amafaranga buri kwezi ayacishije kuri nyirakuru, ariko ngo nyirakuru ntayamuhe yose, akajyamo aho make, ariko ngo ayo make akajya yiyaranjamo nk'umwana we warababaye, akajya yegeraho nandi ku ruhande kuko ngo ayo atamuhazaga akurikije ibyo yabaga akeneye. Ibintu byatumye atubusugi ku myaka ye 12 kuko ngo ku myaka y'9 aribwo yatangiye kujya mu mihango. Ageze mu mwaka wa 2 segonderi, uwo nyirasenge waga muri Canada yaje guhagarika ayo mafaranga yamuhaga binyuze muri nyirakuru wamucyuriraga ko ngo ntacyo azimarira, ko azapfa nka nyina, ndetse ko wapfuye adakwiye kugaruka n'ibindi byinshi, bituma yiyahuza inzoga ngo apfe. Avuga ko icyo gihe yasohokanye n'abasore bakuru cyane, maze yiyahuza inzoga nyinshi z'ubwoko butandukanye kandi zikarishye, zirimo ibyuma n'izindi zitandukanye, maze yarazivangavanga abura imbaraga. Yagize arataha, ageze mu rugo asanga icyumba yararagamo nyirakuru yagifunze, amusabye urufunguzo yanga kurumuha, birangira aryamye ahabonye kuko nta mbaraga yari afite kubera inzoga nyinshi yari yanyoye. Icyo gihe ngo nibwo nyirakuru yaje kumufotora arimo kuruka, maze amafoto ayohereza uwo nyirasenge waga muri Canada, amubwira ko amafaranga yoherereza Jackie ayajyana mu nzoga. Kuva uwo munsi uwo nyirasenge wa Jackie yahise ahagarika amafaranga yamwohererezaga, aho ngo yagize ati
mama ntabwo nzongera kumwohereza amafaranga, n'ubundi icyo cyana ntabwo nkizi, niba mwaragitoraguye hehe ntabwo mbizi, uwo nguwo ntabwo ari umwana wa musaza wanjye, ndamwihakanye kuri iyi saha. Mu kiganiro yagiranye na Yago TV Show, Jackie yavuze ko nyirasenge akimara kumwihakana aribwo yatangiye ububandi mu buryo bweruye. Ishuri yari yarariviriyemo mu mwaka wa 2 segonderi, ndetse yavuze ko yiyahuye inshuro zigera kuri 3 adapfa, ngo bitewe n'uko uwo murumuna wa se babanaga yari yaramubwiye ko azamwica. Jackie yafashe umwanzuro aravuga ati aho kugira ngo nzagwe muri uru rugo reka njye kugwa ahandi. Icyo gihe ngo ntiyigeze anasezera, ahubwo ngo babonye yapakiye utwe arenga. Ubwo yavaga aho kwa nyirakuru, umwarimu wari inshuti ye wari ufite ikigo cy'ishuri Muhanga yamusabye kuza akabana na mushiki we akajya amufasha muri serivisi z'icyo kigo. Agezeyo afatwa nk'umukozi wo mu rugo, akajya akora akazi k'ubuklina, ariko akumva ntacyo bimutwaye kuko ngo yari akeneye aho kwihengeka. Avuga ko ngo yakoraga kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, muri weekend akazi Kigali gushakisha amafaranga, ku cyumweru agasubira i Muhanga. Yaje kuva i Muhanga ajya gukora i Gisenyi, ava i Gisenyi aza gukorera mu mujyi wa Kigali mu buzima bwo kuryamana n'abagabo batandukanye no guhostinga mu tubari kugira ngo abeho. Aganira na Yago TV Show yavuze ko ubu buzima yabufatiwemo ku ngufu inshuro nyinshi, ndetse avuga ko yigeze gufatwa ku ngufu n'abasore 12 bose. Fatwa n'abasore bagera muri 12, nanyweye inzoga nyinshi zindusha imbaraga, ndagenda ndaryama kwa kundi umuntu yisanzura ngo agiye kuryama ngo ahantu hose abonye. Nanisindiye. Nakangutse umusore wa nyuma ari wumvuyeho, navunaguritse navuye amaraso meze nabi. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo wa 2025, Usanase Sharon uzwi nka Jackie yemeye ko ibyarindamo kuri we bimuhindukira ibihombo, yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abihamisha kubatizwa mu mazi menshi. Inkuru yanditswe n'inyarwanda.com ku itariki 19 Mutarama 2025 yagiraga iti Usanase Sharon uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie wamenyekanye kubera gutukana no kuvuga amagambo y'urukozasoni kuri izo mbuga nkoranyambaga, bikanatuma atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, yakiriye agakiza abatizwa mu mazi menshi. Jackie yabatirijwe mu itorero rya Elayono Pentecost Blessing Church, biba ikimenyetso cy'uko yemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yabatirijwe mu mazi menshi ari kumwe n'abandi bayoboke bashya b'itorero rya Elayono Pentecost Blessing Church riyoborwa na Reverend Prophet Ernest Nyirindekwe. Yateye intambwe ikomeye nyuma y'igihe gito cyari gishize atawe muri yombi wa 5 Ukuboza 2024, aho yarakurikiranweho gukora ibikorwa by'ibiterasoni mu ruhame no gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe mudasobwa, gutukana mu ruhame no gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina. Yatawe muri yombi nyuma y'igihe cyari gishize yihanangirizwa ahanini bitewe n'ibiganiro yagiye akorera ku miyoboro itandukanye ya YouTube avuga amagambo y'urukozasoni, ibintu byagiye bituma benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bidakwiriye. Yarafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gikondo, ndetse yarekuwe ku itariki 9 Ukuboza 2024. Mu kiganiro na Radio 10, Dr Murangira Bitseri yavuze ko bahisemo kurekura Jackie kubera ko nta mpamvu basanze yo kumukurikirana afunze, kuko ibimenyetso by'ibyo yakoze byari bihari. Yakomeje kandi avuga ko no mu kumurekura hari ibyo bumvikanye agomba kubahiriza. Dr Murangira Bitseri yavuze ko mwibazwa babonye Jackie akeneye n'umuganga umufasha mu by'imitekerereze. Yagize ati ngira ngo ubutabera bugamije no gufasha umuntu burakenewe, icyaha kigahanwa ariko n'umuntu nawe agasanwa agasubira muri sosiyete, kuko ntawe wifuza kubona umuntu yava muri sosiyete kubera ibyaha. Jackie yahanwe amaze igihe kinini avugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho yatangiye gushyira hanze amafoto yambaye ubusa buri mu mwaka wa 2023. Nyuma yagiye yumvikana mu biganiro avuga amagambo y'urukozasoni. Uyu mukobwa yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kwambikwa impeta, nyuma akaza kugaruka yandagaza umugabo witwa Steve wari wayimwambitse, amuvugaho amagambo akomeye yerekeye amabanga yo mu gitanda. Ngibyo ibyo twe twaguteguriye kuri Jackie. Ni nuko dusoje, ari nako tugushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde. Bye.